Muraho nizere ko mumeze neza aho muherereye hose ku isi yose kuko ndabizi ko ahantu hose mwo mudukurikirana mureba filme zacu. Iyi episode muri kubona isa nkaho ari season ya mbere. Ni season ya mbere iyi episode muri kubona. Hanyuma turi kubategurira season ya kabiri. Hari filme iri turi hafi kubaha. Mu byukuri ni filme zaba ari nziza cyane irimo abakinnyi babahanga, abakinnyi mukunda, abakinnyi mufana, harimo nanjye Emile. So rero iyo filme izaca hehe? Izaca kuri no channel Rwanda movie. Fata urushinge ubikore. Gira vuba. Fata urushinge ubikore. Gira vuba. Amekino afite ngo mugire vuba kandi. Dadi. Uretse udakora ikosa we, uretse. Mano, dadi, sikuye Anitha mwana wawe ni Gasaro. IGIKOMERE CY'AMARASO ndababaye. Anitha ni Gasaro. Wewe niwe Gasaro? Ni Gasaro. Uravugisha ukuri niwe Gasaro? Ni Gasaro. Sorry. Richness. Betrayal. Nanjye ndishimye. Nizere ko tutazatinda kongera. Nibyo. Urakoze rero ndagushimira. Yesu. Ni biki? Kumbwire ko nshobora kuba nanjye gukunda Emile. Oya. Mungu wanjye. Muraboyanganya gato ntibirashye. Naribi. Ngoro muzute. Saka pesa nare Tukuranyeho byatari. Agaye cyane. Ewe. Umva maso ariko njye sinzi ikibazo mfite. Nyinshi fungura uriya muryango. Imbunda riri ku mutwe wanjye. Ninkubwira ngo imbunda kiriya gisaza sinzajya ngo yari yanyweye nk'itabi cyangwa nk'inzoga. Ndaja nsanga yatunze Jean Paul imbunda. Akoze kuri kuvuga imbunda ukagira ngo nakanu koroshye. Nyine ndi kubikubwira nose ko byarangiye. Niba no kwinyarira umuntu ari nyariye byarabaye byararangiye. Ariko noneho kano kandi kuyivuga ntago imbunda ndi kuyibona. Akose buretse gato. Ibyo bintu uri kuvuga. Ibyo bintu wabyikoreye ko ibintu nabonye n'amaso yanjye ngewe nijiye muri filime gutya y'Inyamerika bayikina mpari. Ari ngiye baye kwikinaho. Oya burabya byarabaye byararangiye. Tugomba kugira n'igihe ntabwo twari dora dushwana buri munsi ko bimeze ari wapi tugomba gushishamo tukaganira nk'abantu bakuru ko bimeze tameze neza ariko nagaye cyane kabisa nyine man nashaka kukubwira nyaka kanya man mbabarire ko nakubabareye kera nakubabareye man kwitwayeho nabi nyine bitari seriye kuko hari n'ibintu byinshi ukona uko
wo twabanye hari ikintu cya danje byanyijije kuri yesi hari ikintu cya danje byanyijije n'ubu ngubu ngishimira Imana kuba akakanya mpumeka ura wa munsi cyagiye turi kumwe musaza anjyana yampuramishije wa musaza man bura ko warabibwiye ni cyo kintu cyiza wankuriye mu buzima no mpamvu mba numva nta kintu naguha cyasimba cyo karakantu wakoze yantunze imbunda ayitunga Jean Paul afata urushinge uri kumva araruma na serenge ngo nimvuma amaraso y'umwana wanjye nyamuhe ndamutakambira se wa mubyeyi we amaraso y'umwana wanjye urayashakaye ibaze baby ko namubwiye ati ndasa njyewe nyica basi icyo ukorera umwana wanjye cyose ugikore ntakireba arambwira ngo wowe singushaka ndashaka uwo mwana ufite Jean Paul ubwo bashya ubwoba ari inyarira bimucanze barambwira ati tubyemere tugire gute nyine bamuvoma amaraso afata urushinge ndavuga rero ubwo ibintu ni bibiri hari ugutanga amaraso hari no gupfa ndavuga ati njya kujya ntago amaraso umwana wanjye baranyica nyiri muri ibyo Jean Paul agiye kuvuma amaraso ya bebe mbona Nicky aratungutse hariya umukobwa amanitse amaboko hejuru ngo dadi ngo nubikore kuguhitana imbunda man gura imbunda baye gutunze none uraninyane ko ntago nari mbizi karakama wakoze ko kubibwira ntuze uraniki uzi ngo ni ikintu kibuko man yewe ntago nari mbizi ko ari byo yasanze badutunze imbunda ngiye na Anitha ati ndakwica n'utavuga ibi oso niba ntacyo bigutwaye ubundi uramusaza mwapfaga iki man birebire sinamenya uko mpita mbigutera akanya mbikubwira ariko ni bisazo n'ibyo byo mu miryango usanga abantu bapfa ibintu nawe ukabigwamo utazobiva no bijya imitungo nibyo babone mufite imitungo myinshi kwa muganga se ngo bameze bitaho urumaze imisoro ndasaba kabisa nta kibazo ibintu biri kwenda neza byo tuba twifuza ubundi Nicky no uragera utamubonye ko utamusanzera simbizi aho ndi bumukora ahubwo anamuhamagara ariko kuri phone njye mbashaka kumureba face to face ibyo byatanje nyine mwana nubwo tuba dufite background itari nziza kumva ngo wabaye marine wari siribobo ariko mwana kubu nyine uvuga ati ubuzima ndaburetse niba nabona uki babureka umuntu ava ku muhanda ejo ukamujyana ejo agasubirayo cyangwa se niba ari filime nabyo bimbwira ndikukubwira ngo ibintu nabonye naraye mbonye wabonye Rambo kukubwira kugira ngo wabonye Rambo iriya filime tuyibona twabonaga nyine ari ibintu bitabaho ndakubwira ngo ngiyewe imbunda yangeze ku mutwe wanjye gutya nyine hano arambwira ati urakora ibi cyanga nkurasi uri kumva Nicky ababwiye papa we ngo dadi ngo sigaho ngo ni umukobwa wawe niba yaravuze ngo uyu ni Gasaro papa Nicky mbona yabaye nk'umuntu ufashwe n'igicuri kandi ntiyagwa hanyuma kutamamagaye umugabo mwiza kutamamagaye niko se rudasu nari bugwamagare ibyo bintu imbunda iri ku mutwe wanjye yewe n'umwana wanjye mufite mu ntoki ibyo bintu ndabyumva please ibi bintu biri serereka tubigire seri sibyo kuki ibyo bintu bimara kuba utamamagaye nyine mu manda rimwe ejo bundi umwe yapfuye kubera ibintu by'ibimogi urabona ejo bundi ura mu mabuja agiye ku akazi kameze utese kuko mu rugo ura mu mabuja yambwiye ngo wowe kuzi wanjye ngo akazi kuko nakwikundiye nagukuye mu muhanda ibintu biba mu mabuja ndamushimira cyane Imana ijye imumugisha kabisa niko yakubwiye niko yambwiye ajya afata nk'umwana wiwe amuri imyenda atomboye ndashimira Imana kabisa utazi Nicky ahahise Imana yari intari ingona inzoka ariko ugize Imana nyine ubu yarahindutse acisha bugufi azi gufata umuntu nk'ikiremwa Imana yaremye ariko mbere ari shitani ariko ntabwo bigaragara ubona kara gasura keza afite ukajya ku mutima mukushi niko arameze ariko nyine amahirwe ufite muraziranye azi ko gutwara ntacyo bitwaye mbona atandukanye pe uzi ko Nicky yambye ngo turasa njye nawe cyangwa wowe nawe na Nicky ahubwo kunda kumamagara ngo Patiri ntumbye ati Patiri kese no ngo njya mbona musa sheri wanjye mugabo mwiza ngereka ngiye nkubwiza ukuri ndajyana nkubwiza ukuri yuko ngewe nemeye ko imbunda yamvuye ku mutwe hashize nk'isaha ibyo bibaye
imbunda numvaga igihari njyewe n'imbunda turebana gutya nemeye ko imbunda itakindi ku mutwe. Ubu rero nanjye gutekereza ibintu byinshi, nanjye gutekereza impamvu biriya bintu babikubwiraga byo gusiga amavuta kuri kunda yawe. Bisa nkaho uriya mugabo ntabwo nzi ikintu ashakira amaraso y'umwana wanjye, ariko ndatekereza neza yuko ashobora kuba hari nk'umutsiriro n'ibiki. Niyo mpamvu rero tugomba kuva aha ngaha byanze bikuze kandi tukahava vuba byihuse. Kwirukanka ntago aricyo gisubizo, ahubwo dushake ni iki kintu kiri gutera bino, dushake ipfundo ry'ikibazo. Ni umurozi, umuntu ushaka amaraso ibaze ku murongo ufata urushinge uvamo amaraso. Kuki adashaka amaraso yawe cyangwa amaraso yawe? Ntacyo nshaka, arashaka amaraso y'umwana wanjye. Arashaka amaraso. Ahubwo reka nkubwire, ngiye gushaka impamvu aba bantu bashaka amaraso y'umwana wanjye. Ahubwo ikintu cyo cy'ingenzi, ubundi kubera iki bashishikajwe n'umwana wanjye from day one bashyira muri cya cyumba bakankingirana? Ariko kuki ibi bintu tutabimenye kuva mbere? Ako simbizo wasanga tunasa nawe wamenya nkuko nyine none ubwo byifashe bite kutari kumbwira amakuru Nicky kugira ngo wako kaze bega bibanza guca muri process ndende agatakubwira ati ngufite akazi twadusana tuzanye nuko wo mumene nakojeje kwa muganga yakize ubu ngubu ngiye gukora iwe sasa abonye nani kulatana mande cyagushimira buri harakanwa uramusaza yarakwishe nose yagukindaguye yagukuze integeza nkubita ababwira mbunda bagutunze yankuramishije gucyafata inyuma n'imbunda kwirugo ati ndaguhitanye agira imana mbona Nicky pa Gonyine nagutabaye nyine ubwo se sinshirije kanze ndebe ko byahengutemo mwana ayi nashonje gira ko kanze ndurebe cyangwa se ugombaga guhunga tukajya hano cyangwa bagiye mu bapfumu wenda neza atuma abumukire nusika amafaranga yafite. Ibi bintu niba bitangiye kuzamo imbunda anyway ndetse bikazamo no kuba batwara amaraso y'umwana wanjye baby kamubwira ibi bintu reka tubigire serie baby reka nkubwire ikindi kintu serie birakomeye ngiye ndi kumva uko ndi kubitekereza uri kumva Nicky nabonye isa nk'umuntu wacishije make sibyo ntagakiri wa Nicky uzi iyo ngeze imbere ntaga kimeze nk'ukuntu yari ameze nyine ubu nawe wagira ngo ari nk'ikishaka kumbwira urumva adashaka kandi yanambwiye ngo hari surprise adufitiye. Surprise adufitiye? Yego yambwiye ngo ejo azaduhamagara aze kutureba atujyane ndetse n'umwana. Wowe nande? Ngiyewe nawe n'umwana wacu. Reka tubanze karabizi ibintu byose arabizi. Okay reka tubanze tumenye nkuko wakomeje kubimbwira ko ubona Nicky agenda hinduka tubanze tumenye ese koko yarahindutse ko ntago twapfa kugenda ko gusa tutazi uko bimeze ubusaba yari gukorana n'ura musaza tubanze tumenye yarahindutse nitumara kumenya icyo kintu nibwo tuzajyayo. Oya reka ejo tuzajyayo buriye ko akazaze kudufata kandi turi kumwe twese dushobora no kuhamenyera ibintu byinshi ariko yego wenda umuntu yanamwigiraho umwana mwiza tukamenya amakuru dushaka. ndahera himbariza uyu mubyeyi kumva n'ibyo bitangiye kunshaka so nabigenza nenda ndamutse nsanze nanjye papa yaranyine inyuma ko yakinnye Nicky mana fasha ibyo ndi gutekereza biba atari byo. Nicky, vite s'il none se muna tayo urumbwire amakuru ya papa wamubonye?
Kumena se byagutesheje umutwe. Nyine papa wawe ndi kwibaza ahantu ari. Aha. Tukiri naho ngaho kumuzanira amakuru mabi. Uzanira amakuru mabi. Seka. Iki se kuri kuntera ubwoba. Oya ntabwo babiteye. Tugiye kuva muri iyi nzu. Kuki? Ndabizi ko hakunda pe ako tugiye kuhava. Niki ntakubeshye pe mbabarira. Kuri ntabwo nshaka nsubiza muri bwa buzima bwo kuba muri ghetto hano nari maze kuba umwana mu rugo urabizi naretse ibintu byose nakoraga amafuti yose najyagamo nashaka gutangira gusetera ubuzima bwa nimva hano nkasubira muri ghetto basi bigihe gito maguma kanya gato nimva hano nkasubira muri ghetto urabizi nawe ubuzima mpita nsubiramo mba nakwibareye rero ngo wikarakase n'ubundi tuzajyana humura nta buzima bugiye kujyamo ase Nicky iki kigiye gutuma uva muri ino nzu nayitanze wayihaye ndetse nzabigusobanurira neza nyuma ko siko dufite andi mazu humura nta kibazo ntabwo ugiye kujya muri ghetto tuzaba turi kumwe Nicky ubanza ari ikintu utari kumbwira nta kintu ari kubwira sheri saa ikintu muhisha urabizi ko nta kintu njya muhisha niyo mpamvu nibyo mba mbikubwiye kuko nabyuka mutoya nkubwira ati fata baga muri kandi tujye ntabwo wabyanga niyo impamvu mbikubwiye nuko mukunda kandi siko nta n'ikibazo tugiye kugira wihangayika nta kibazo gihari nta n'icyo tuzagira kandi na papa tuzamubona papa wanjye wipanika nanjye niyakire nabyoroheje nabigize nkaho bitamangayikishije kugira ngo basi munduhuke mu mutwe shabwo nyine nasa nkubwire gute ubwo nyine nibyo ngaho rero kambwire Jean Paul agutekera urye umaze iminsi utari no ntabwo reka njyewe rwose ntugire ikibazo kuko naguheruka ku meza we akuze ndira mu cyumba ntugire ikibazo cyane byo kurya mu cyumba rero ndarya meze neza ahubwo wowe umeze neza cyemeze neza ako ngiye ndumva bino papa kuva yabura umva ngiye ndumva ibintu nuko mba mbona wabyoroheje niba telefone uvuga ko muhamagara nicemo kandi umuntu mukuru ke ni umuntu mukuru ariko ni papa wawe nyine ni papa wanjye ariko se n'ahantu uzi basi twamushakira nyine n'ahantu uzi yakabaye kubari aho nakeka rwose naraharebeye ubwo kereka niba atari mu Rwanda wenda none se ubu ahubwo ikindi kintu kandi urumva niba yaragiye ukuntu yagiye nta n'ubwo nagaruka ntago azakubura aya ntago azambura nyine ubwo simbizi kandi mbitekerezeho ndi cyo gukora nanjye sindamenya icyo twakora sibyo sawa kandi urekere kumera nk'umuntu wapanitse ariko simeze neza ni ukuri binyereka please Nicky I'm good okay. Karibu. Yakunaniye. yakangutse Agamenyereye. Ahubwo wagira ngo n'imigongo nuko udakumuheka. sha ndamuheka cyaramuheka cyane ahubwo birenze Apa chapa. Munana wa dadi Ako ni kejo mwana. Siko najya mpaga kumurima. cyane mwiza okay nagutya Ukuntu wamenye kwita ku bana nibyo bijya binangaza buri munsi kandi n'umwana wareze we. aha iyo umuntu abyaye rero ava kwa muganga yakoze wari washyushye kibondo Baby. none se bimeze ati ushaka papa gene oya mureka niba kiba mu mugongo she Subomba umuterera. cyane Anyway,
ndabishimiye rero ko mwemeye kuza ntabwo Anita kumwagutsa nawe hano menyara ataracyumva agifitanye amateka y'inzu kumuhagurutsa byari ikibazo gikomeye cyane ntabwo yari kuza koroha wamaye kwana amaterura wakigumaniye kariya kawe ubundi ko nsanzwe nkaterura kandi nkaterura n'ubundi ni hahandi anyway nari mbazanye hano rero ngo tuganire agasurprise mbafitiye sure ubu ndabizi muri kwibaza ngo ni surprise nyabaki matsikara twishe kabisa okay andike gutinda kazi imbere icyo nabazaniye gira vuba matsikara twishe none bese uyu muntu urumva ntabwo ufitira ese biri siri ntabwo icyo tuzaniye hano ntabwo mbizi ni ukuri kw'Imana wowe se ntabyo uzi njyewe rero ntabwo njya menyera imipango ya Nicky mba mbona urana udushya kandi nta kintu cyiza ajya akora kigiye kutwereka iki cyangwa papa wari hano shangiye ndumva ngeze mu bwoba ukundi ntabwo bafite ko ndi kumwe n'umugabo wanjye sina pole kibondo pole mwana wanjye none se matsikara arangije pe ntoya windeba gutyo ntacyo ntabwo byashoboka oya wikikanga humura ibyo se ko ari ibintu biba byanditswe n'amategeko ntago abantu ku giti cyabo iyo babyumvikanyeho biba nta kibazo humura nta bugome mfite utagira ngo birandakaje birashoboka se birashoboka cyane Emile so rero kubw'iyo mpamvu ubona wahaye divorce hari icyo nshaka kurenzaho nyuma y'iyo divorce niyo mpamvu ubona isura yanjye irakaye Anita ni murumuna wanjye urabizi ko ari murumuna wanjye urabizi ko byangoye kumubona urabizi intambara narwanye ngo mubone ndabizi ko umukunda kandi gukunda amaraso yanjye ntacyo bintwaye kandi ndamukunda kurusha nubwo namubabaje bitoroshye kuba nahita yego nyine amaraso arakururana y'abavandimwe umuntu akaba yakora ikosa ariko amaraso iyo arimo buriya kwihangana birashoboka Anita buriya rero nanjye ndamukunda cyane ndamukunda wenda sinavuga ngo mbere ngo naramukundaga mbere nabaga mfite stress zanjye n'ibindi bibazo byanjye ariko wowe kuko wamukunze urukundo rutarimo ikinyoma rutarimo kubeshya rutarimo kujijinganya wamubaye hafi aho nashakaga umuvandimwe nazo ndi gushaka wowe wamufashe umugira wewe mugize umuvandimwe wanjye sinabimenya kugira ngo mubone byaciye muri wowe Emile ndagushimira ntago kanya na Anita ntago ndabizi ko atarabohoka ngo anyerurire kuntu wenda ibintu bimeze ariko ibyo bintu bivuye ku mutima ikindi kandi wambereye umugabo mwiza njyewe ndagutenguha nkubera utakekaga ariko ikiremereye kiruta ibindi nshaka kugusabira imbabazi sinakikubwira nicaye no haguruka nta kibazo haguruka Emile nshaka kugusaba imbabazi naraguhemukiye bitari byo ubonesha amaso Emile naguhishe ko mbyara genda byara
ndabyara kandi ndabyara cyane pe ariko nakubwiye ko ntabyara mana ni byinshi ukuri sinzi ko iki kintu uzakimbabarira kuba umugore wawe mu rugo mu nzu ntashobora kukubyarira none se niye mpamvu washaka kutambyarira? ni byinshi ntakubwira aka kanya numvaga nshaka kuvuga ibintu byiza gusa umutima w'ikibu kankomanga ukambwira ati umutima washakaga kuruhuka numvaga nshaka kubwira n'ibyo nakoreye mu ibanga utazi n'ubu biracyari byinshi ntabona uburyo bita mvugira aho ngaho ngo byose birangire so rero reka tureke gutinda kuko ngiye kwihana nakihana byinshi ahubwo sinya kuri iyo divorce kuko surprise zo ziracyari nyinshi mfite n'ikindi nshaka kubwira sinya humura reka ni sinya mfite surprise nyinshi nayo ndakubwira n'ibindi nyuma y'ibi ngibi kandi ntubitekerezeho ntutekereze ko nabikoze kubw'umutima mubi cyangwa ikindi kintu Emile kuba ukunda Anitha byonyine nanjye urankunda niyo mpamvu kubera ko ari murumuna wanjye niyo mpamvu nemeye sinaho ari umugabo wanjye ariko kubera ko ari amaraso yanjye kandi ukaba waramukunze kurusha uko mukunda Anitha ni uwawe nusinya kuri izo mpapuro Anitha araba agufiteho uburenganzira nawe uraba umufiteho uburenganzira ntabwo uzitwa umugabo wundi Thank you. Urakoze. It's okay. So, urakoze kunsinyira. Ikindi kintu nashaka kubwira cyo nugira ubwoba cyangwa wihebe ndashaka kubwira hano urahabona mu rugo kandi ndabizi ko nawe wakunda abantu bo ku kazi uru rugo ubona naruhaye Anitha iyi nzu ubona nayihaye Anitha iri mu mazina ya Anitha aka kanya Ngo iki? ngo iyi nzu nayiguhaye wowe Anitha kandi ibya Anitha nawe ubifiteho ubasha so Iyi nzu ni iyanjye? ndayibahaye yego ni iyawe iri mu mazina yawe ndayibasigamo oya ntabwo ari wakabaye impfukamira oya haguruka oya ntabwo wakabaye impfukamira pe nyuma nibi n'ibiki nibi nta kintu nguhaye bifate nkaho nta kintu na kimwe nguhaye kumva urakoze pe oya ntabwo nabona icyo mbaha bitewe n'ibintu nagiye mbakorera ukuntu bingana kandi bumure ntabwo nzabahagarara hejuru ntabwo no kuri biraturenze muzambona hano ngo naje kubateza hejuru oya njyewe ndagenda ndajya kubana na Keza tugiye kujya kubana njye na Keza no kuri mu mugisha oya mukwiye ibyiza birenze ibeme nimwe banyamugisha n'ukuri Jean Paul Gwino hano mu byo waje Jean Paul biteze so Jean Paul meze neza cyane none se Jean Paul nabakoresheje rero inkoko ndashaka ko dusangira tukaryoherwa ibyo biryo bigeze mbona wibereye mu 15 na 15 ngaho gira vuba rero yitwa Neila
neza cyane. Ibintu bigomba kuba ibanga hagati yanjye nawe. Byumvikana? Noneho by'umwihariko Keza ntazagira ikintu na kimwe amenya. IGIKOMERE CY'AMARASO ndababaye cyane gusa nizeye ko nambura idahita ibi byose ndi gucamo bizaba urwibutso